Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo rigufi sobanukirwa iyi moderi agace na ka 33. Nkuko bisanzwe rero mbazanira moderi zitandukanye nkazivugaho yaba remariba y'amakanzu nukuvuga ngo moderi zose n'imyenda y'abagabo nayo ngomba kuyivugaho kugira ngo nyisobanure uko ikorwa. Rero uyu munsi ririba mbazaniye nkuko urireba hano ngiye gutangira mbaza kubasobanurira ati se ubundi iyi moderi iva mu gitambaro kingana gute. Nukuvuga ngo rino kubera ko nta mavura rifite mbega nta hantu hari amamoderi atwara igitambaro kinini bivuze ngo umuco umwe w'igitenge urahagije. Nukuvuga ngo rero nta gutinda ngiye gusobanura iyi moderi uri kureba hano ku ijosi, ariko mbere ko nyisobanura ngiye gusobanura nturutse nk'imuzi niko nabyita, mvuga akantu ku kandi kugira ngo usobanukirwe neza kugeza tugeze kuri iyi moderi iri ku ijosi nayo uze kuyisobanukirwa ku buryo iyi video iri buze kurangira iri riba nawe wabasha guhita urikora nimbura umutayeri. Rero nta gutinda ndatangiye, ni ukuvuga ngo rero wakwibaza ati se ubundi diribaya urikata gute uriteranya gute. Rero hano hansize uyu murongo na kano gafureshi ni ku ijosi, ni ukuvuga ngo nimujye ukata rino ribaya ni uburenganzira bwawe ukata amaha yo gusika cyangwa se amaha maremare, byose birashoboka kuri iyi moderi. Ubu icyo uzakora kata iribaya nimba ryacu tutambika wenda kane ukamanuka kabiri cyangwa se rimwe, cyangwa nimba ryacu tutambika kane ukamanuka gatandatu, byose n'uburenganzira bwawe bitewe n'imibare ushaka kumanuka. Ubu icyo uzakora kata iribaya uridubure, muri kwa kudubura uzafunge no ku ijosi. Nicyo kintu ugomba guhita wibuka, kuko iyi moderi ntabwo igomba ngo ku ijosi wasige n'uwafunge. Mu hantu hose uzafunga uri kudubura naha ku ijosi uzahashyiremo, kuko ku ijosi ntaho tuzaba dukeneye ngo wasige ngo tuzahatera moderi. Nubwo rero hari moderi ntabwo bigomberera ngo mu kudubura ntuzahafunge, ahubwo uzahafunge. Noneho mukomara kudubura icyo uzakora uzatetera amayepensi, numara kuyatera uteranye. Numara guteranya rero ikizakurikira iribaya ryuzuye n'amaboko basizeho nimbajyaho, ubu uzakora agashumi karekare nibura gafite paseri nk'iya 2 inci, babita ngo ni inci 2 cyangwa 3 bitewe n'iyi moderi iriho uko ushaka kwingana. Ariko rero wenda reka njye mvuge wenda 2. Ni ukuvuga ngo kano kazero ko muri rimwe urabona ko ni umushumi muremure, nubona ku bwati nibura ufite ubugari bwa 2, wenda uburebure ni muremure cyane sinamenya ngo ndawereza umubano ungana gutya. Noneho tuno tuntu nagiye nkatamo, ni ukuvuga ngo numara ukata umushumi ufite 2 ubugari, none wongera uhereze 2, bivuze ngo nkeneye agashumi gafite 2 kuri 2. Niwo mubare hano muri 2 uri kureba hano, ka gashumi kamwe n'agakasasa gatambaro gafite 2 kuri 2. Noneho hano muri 3 ni ukuvuga ngo ni ka gashumi ko muri 2, ni uko mbaye nk'umuntu ugahengekaho kakamera nk'akanyenyeri cyangwa se agakaro. Abakinnye amakarita murabizi bahita bavuga ati ni ikaro. Ni ukuvuga ngo hano muri 2 no muri 3 ni umushumi ukase kimwe, ni uko muri 3 umuntu aba yawuhengetse. Wabibonye nibyo bakoze hano kuri no moderi, bakajya bateraho utu dutambaro tumeze gutya, bagenda baduhengeka bakazunguruka ijosi ryose. Ibyo bintu birasobanutse. Rero twakomeje, wakwibaza ati se turiya tuntu tuzengurutse tuno dutambaro n'uduki, turiya rero ni ribu. Ariko iyi ribu uburyo bayishyiraho nubwo bwose utu dushumi cyangwa tudutambaro narakwita ngo ni ibibabi, ariko ntibivuze ngo urakata ibibabi ubidubure kwa kundi ubihindure, hoya. Kubera iki? Bino bibabi birazengurukwa na riba, bishatse kuvuga ngo kwa dushumi uzakata wowe uzongera uduhuze. Dore wabonye mbere yuko ino riba ijyaho hano hantu nkweretse karaga fresh yasize hari nagasize kuri riba, mwita nkaza naranashushanyije ka gashumi nkazengurutsa turiya turongo, uriya murongo umwe uzengurutse kugira ngo ubone ko ari nkaho nzengurukije na riba. Bivuze ngo mbere yuko ushyiraho riba n'ubundi uzakata akandi gatambaro kangana na kakandi wakase ubihuze, ububi n'ububi birebana. Ntuzavuga ngo urabikora ngo kuri tudubura ibibabi ngo ubwiza n'ubwiza birebane uze gutobora hagati uhindure. Oya, ibyo ngubyo tubikora iyo nta riba ijyaho, kubera ko hano hajyaho riba. Ubu uzakata kagatambaro gafite 2 kuri 2, wongera ufate n'akandi gafite 2 kuri 2, ariko agatambaro kamwe muri ko uzabanza ukadubure na virizoline ikomeye kugira ngo kagororoke gahagarare. Iryo ni irindi banga. None ujya kuduhuza nyine bimeze nk'umuntu uri kutudubura, wowe uzaduhuza ububi n'ububi birebana kugira ngo utirirwa ufunga ku mpande uzafungisha ribu. Bivuze ngo uzaduhuza gusa ushyiremo akadodo, ubucafu bwo ku mpande uzengurutse akaripo. Ibi bintu urabyumva? Nizere ko hano usobanukiwe. Abantu bazakata ibibabi nk'ibisanzwe ngo ndadubura ngo mpindure ngo ntobore hagati, hano ntabwo ari byo.
kuko kereka nudashyiraho ino riba. Mu gihe wahisemo gushyiraho riba uzabikora gutyo mbikubwiye. Ese urasobanukiwe cyangwa ntusobanukiwe? None rero nyuma yawo nibwo maze gushyiraho riba uzaza ukajya udutengaho hano, wadutenzeho kwa kundi nakubwiye uhita umera nkaho gahengetse kakamera nk'ikaro cyangwa mu kimwe akanyenyeri, sinzi ukuntu nabivuga. Wowe ikintu uzakora kugira ngo gafateho hariya, uzajya ufata udutambaro tubiri usa n'utugerekeranyaho gato, hariya nagiye nshyira akadomo, ni akadodo uzashyiramo. Ako kadodo kagomba kuba ari gato kugira ngo nikagaragare kadasa nabi, gusa ako kadodo kaba gafasha ku gatambaro kari hasi na kari hejuru, kuko tuba tugerekeranyije hari tubiri. Kano kadodo masizemo hano kakadufata twombi, none ku rundi ruhande gutyo mpaka uzengurutse ijosi. Ibyo bintu wabisobanukiwe? Ubu ngubu nagenda iyi moderi ndayabasobanuriye, none wamara kuzenguruka ijosi iriba rikaba riruzuye. Waba wasizeho amaboko utayasizeho ni uburenganzira bwawe. Icyo nakubwiraga ni iyi moderi. Ibi bino bibabi, reka mbyite ibibabi, bitandukanye na bya bindi twajyaga dukora. Kuko ibyo twajyaga dukora twaduburaga tugatobora hagati tugahindura. Hano nakubwiye ngo si ngombwa gutobora hagati kuko tuba turi buze kuzengurutsaho riba. Wowe uzakata ikibabi kimwe hanyuma ucyomeke neza. Numara kucyomeka urambike ku cya gitambaro cy'igitepe, ukata ikindi gitepe bingana cyangwa se igitenge kindi bingana. Numara kugikata ushyiramo akadodo kazengurutse kugira ngo bihuze neza, ariko ubucafu ntubuhishe bwo ku mpande. None numara kubikora ufate akariba uzengurutseho ushyiremo akadodo. Numara kubikora gutyo uze ubyomeke hano ku ijosi. Ibyo bintu birasobanutse cyangwa ntibisobanutse? N'uwo mu gihe utazengurukijeho riba uzabikora nka bya mbere tujya kwiga, aho ujya kudubura ugatobora hagati ukabihindura. Nizere ko ngo musobanukiwe. Bye bye rero, ni Part33 TV ndabakunda. Ibyiza biracyaza, reka tuzasubire muri Sobanukirwa iyi moderi agace ka 34. Nizere ko muzamuhare mutazacikwa, kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe. Rero groupe yo kungurana ibitekerezo y'abatayeri ukeneye kuyijyamo unyandikire kuri iyo nimero, kandi abakeneye kudushyigikira ujye twakwita muri description urasangamo nimero y'inkunga muduhereza umusanzu